ufite insanganyamatsiko ivuga ngo ni muhumure. Ni ukuri ni muhumure. Nitwa Jeanne dufashwa nayo, muri ubundi twese dufashwa nayo. Abakorino igice cya 3 umurongo wa 5 no hagira ati si uko twihagisha ubwacu ngo dutekereze ikintu cyose nk'aho ari twe cyaturutseho, ahubwo tubashishwa n'Imana. Impamvu natekereje insanganyamatsiko y'uko igitaramo cyagira insanganyamatsiko ivuga ngo ni muhumure, nuko muri iki gihe buri wese imfuruka ahagazemo, buri wese imimerere iyo ari yo yose arimo, twaba tubibona cyangwa tutabibona, akeneye ihumure. Buri wese afite ibimuhangayikishije, yaba ari umuhinzi afite uburyo ahangayitsemo, yaba ari umucuruzi afite uburyo ahangayitsemo, yaba ari abanyeshuri biba bibakomereye, yaba ari ababyeyi babuze minerivare biba bitoroshye, yaba ari twebwe duturiye umupaka twibaza ngo ese biriya turi kumva ejo bizaba bimeze gute, imitima irahagaze. Haba igihugu cyacu muri rusange kiri mu minsi 100 yo kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi ku nshuro ya 31, ahari wabuze ibyawe, ahari wabuze abawe, ahari umutima wawe urashigishwe mu buryo runaka, ariko ni ukuri humura. Yesu yaravuze ati ibyo mbibabwiye kugira ngo mugire amahoro muri iki. Mu isi mugira umubabaro, ariko nimuhumure nanesheje isi. Biboneka muri Yohana 16 umurongo wa 33. Urwa kabiri rw'Abakorino igice cya 10 cya mbere umurongo wa 10 hakavuga ati yaturokoye urupfu rukomeye rw'icyo. Ngaho tekereza, nta rupfu runaka wibutse yakurokoye. Yakurokoye rero twese hamwe yaturokoye urupfu rukomeye rw'icyo. Nanone kandi iracyaturokoye, kandi twiringiye ko izakomeza kuturokora.